Ni Fifth Harmony mu karimbo bise work from home cyangwa se gukorera mu rugo. Muri kumwe nanjye Wapla kabashimishe. Ati ubu ntacyo ngitinya, ubu ntacyo nambaye ubusa. Ni icyaro hasa neza ariko nta mpuhwe mfite, kandi ndabizi ufite gukora amasaha ibintu ndi buze kubikomeza. Ndohereza ifoto nkohereza ifoto mpaka bakwirukanye. Yego ndabizi iteka ukora amajoro, ariko rwose amajoro nyamara njyenyine, kandi ntacyo nshaka yuko nsobanurira, kubera ko bebe urabizi ko niweho boss mu rugo. Urabizi uyu munsi ntabwo ujya ku kazi, ntabwo ujya ku kazi, nubwo ukazi ufite ugakora ariko ntaho ujya, ntabwo uri ujye ku kazi. Reka nanjye umunsi umubiri wanjye ukora akazi. Ni Fifth Harmony, reka turagakorera no mu rugo. Uyu munsi turagakorera mu rugo akazi, reka tubishyire mu bikorwa. Uyu munsi ndaguha promosiyo, ndaza gutuma mbera nkaho turi muri vacances, maze uburi buhindure nk'inyanja. Nta wundi muntu dukeneye, nkeneye muri wowe gusa. Nta kindi uretse amashuka nshaka hagati yacu. Uyu munsi ntabwo tuzinduka. Iteka ndabizi yuko ukora amajoro gusa, ariko nanjye ntabwo amajoro ntazajya nyamara njyenyine, kandi ntabwo nyine mbisobanuro ngo urabona ngo akazi oya, kubera ko bebe urabizi niweho boss mu rugo. Uyu munsi rero ntabwo ujya ku kazi, ntabwo ndi gutuma ujya ku kazi, nubwo ufite kugakora ariko ntabwo uri bugeyo. Ni Fifth Harmony, ntabwo uri buze kujya ku kazi. Muri kumwe nanjye Wapla, reka umubiri wanjye nanjye ukora akazi uyu munsi. Aramusaba umwanya. Uyu munsi turakorera mu rugo, turakorera mu rugo kandi unyumve. Ati uyu munsi turakorera mu rugo. Ati yego mukobwa, uyu munsi urankoresha akazi. Ndabizi urankomera amashyi udakoresheje ibiganza. Ujye hasi ujye hejuru umanuke, umpindukirire byose ubinkorere, ubigire nk'akazi kanjye. Aratwara nko muri 63, ndamugura indi serine nshyashya. Reka atware nk'umunyamahanga turi kumwe. Ni bebe wanjye, nanjye ndisheriwe. Iyo ari jya hejuru akajya hasi akica amategeko, no gutwara cyangwa ugapfa. Ni umunyamayeri kubi. Njyana nawe nkora byose bishoboka, igihe cyose ndakiguha. Noneho uyu munsi uri umubiri wawe, uyu munsi ntabwo ujya ku kazi. Muri kumwe nanjye Wapla, nubwo akazi ufite ugakora ariko ntabwo ntumujyayo. Mwibuke subscribe. Uyu munsi ntabwo ujya ku kazi, reka nanjye uyu munsi umubiri wanjye ukoresha akazi. Muri kumwe nanjye Wapla kabashimishe. Turagakorera mu rugo, akazi turagakorera mu rugo uyu munsi. Ni Fifth Harmony hamwe na Dollar. Nizere ko kabashimishije. Mwari kumwe nanjye Wapla. Ati uyu munsi turakorera mu rugo. Mwibuke subscribe. Ciao ciao.